ariko ikigaragara ntabwo twamenya nimba yiyahuye cyangwa bamwishe kuko umuntu yarahagaze gutya twibaza ukuntu umuntu yakwiyahura ahagaze biraducana amakuru ni gutyo twaye nibyo mu karere ka Bugesera humvikanye inkuru ibabaje cyane ndetse abaturage batandukanye bagaragaza agahinda kabo nyuma y'uko humvikanye amakuru y'umugore wasanzwe yishwe akamanikwa mu idirishya ry'umuyobozi wo muri ako gace. Cyakora ubuyobozi n'abaturage bakaba hari byinshi batangaje kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi bagiye batandukanye. Ese uyu mugore yaba yiciwe mu kahe gace ko muri kano karere ka Bugesera? Izi nzego zigiye zitandukanye zirimo n'iz'ubuyobozi zo zaba zatangaje iki? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye iyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ubuto ukandaho n'akazu yakaza nako ubuto ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko mugiye kujya mubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, ndetse n'ibyo abaturage bagiye bitangariza ndetse n'ubuyobozi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abayumvise ndetse n'abayibonye. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, inkuru yica mugongo yahahamuye abaturage bo mu karere ka Bugesera. Ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Kanama 2024, nibwo umugore wari usanzwe ukora akazi ko gucuruza amakara yasanzwe yishwe, barangiza ababikoze bakamujugunya mu idirishya rya mudugudu wo muri ako gace uyu nyakwigendera yaratuyemo, dore ko bivugwa ko umuhungu wa mudugudu yari inshuti n'uyu nyakwigendera. Ngo uyu nyakwigendera yaratuye mu kagari ka Rugenge mu murenge wa Mwogo wo mu karere ka Bugesera. Mu magambo y'abaturage ubwo baganiraga n'itangazamakuru bagize bati ariko ikigaragara ntabwo twamenya nimba yiyahuye cyangwa bamwishe kuko umuntu yarahagaze gutya twibaza ukuntu umuntu yakwiyahura ahagaze biraducana amakuru ni gutyo twaye nibyo dahasanze bimeze. Imineke n'amavoka yacuruzaga gatatu. Murakeka yaba yiyahuye cyangwa yishwe? Byose birashoboka kuba yakiyahura kubera ko ngo yanabivuze yabikora, kandi ndayabereka buriya nta n'ikintu itinya. Iyo amaze kunywa inzoga yasinze se aratinya se? Ashobora umuntu wasinze nta bwenge aba afite, ashobora kwiyahura, ariko nanone ashobora kuba hari n'abandi bamwishe bakaza bakamutwerera uriya musore kubera ko bari bazi yuko ari inshuti ye. Bamwe mu baturage bavuga ibi, bamwe bashimangira ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi bakaza kumumanika aho mu rwego rwo kugerekaho urusyo uwo muhungu wa mudugudu bari basanzwe bakundana, ngo dore ko uyu nyakwigendera yiriwe avuga ko agomba gukorana imibonano n'uyu muhungu wa mudugudu, ngo nibataza kuyikorana ngo araza kwiyahura. Aba bagore nabo bavuga ko uyu nyakwigendera yarasanzwe afite ingeso yo kwicuruza ifatwa nk'uburaya. Bamwe mu bagore bakaba bamuziraga ngo kuko abatwarira abagabo babo.
barasaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ko rwakagombye gukora iperereza ryimbitse kuri uyu nyakwigendera. Abaturage ubwo baganiraga n'itangazamakuru babihamirije itangazamakuru bagira bati dusaba n'umutekano mu mudugudu ndetse n'akagari b'uburaya tukaretse ntabwo bijya bishoboka kugura. Ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari bakomeje ibikorwa by'iperereza. Twagerageje kuvugisha inzego zitandukanye ngo tuzibaze amakuru y'uru rupfu rwa nyakwigendera zirimo mudugudu, akagari ndetse n'umurenge. Abayobozi bazo birinda kugira icyo babitangazaho. Mu gihe bazaba babitangajeho tuzabigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko ubuyobozi bukwiye guhaguruka bukareba ikibazo cy'urugomo ngo kuko nibatabihagurukira impfu nk'izi zizagenda zumvikanwa muri kano gace. Ikindi abaturage bo muri kano gace batangarije itangazamakuru bavuze ko ubusinzi, ubusambanyi, kurwana intandaro yabyo ngo ni inzoga z'inkorano ziharangwa muri kano gace. Ndabashimiye rero bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Niba utarakora subscribe jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahindura mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde umunsi ku wundi.